Inshuti bavandimwe nongeye kubasuhuza mwe muteze amatwi channel yacu cyangwa se mukurikirana channel yacu umunsi ku munsi. Tuje kuganira ku kantu gatoya cyane, tuje kuganira ku kantu gatoya cyangwa se ubujyanye n'ubumenyi uko ubuzima bwacu twabungabunga tukasa naho tubungabunga ariko tureba ndetse tureba n'ibintu twakoresha tubungabunga, urugero tuvura indwara zitandukanye. Inshuti bavandimwe, muri iyi minota mike tugiye gufata tugiye kureba ese igihingwa cyangwa se ikimera bita umuravumba kimaze iki mu buzima. Ikimera mu by'ukuri bita umuravumba ni ikimera abantu basa naho batinya ndetse basa naho bafata nk'igihingwa cyangwa se ikimera cy'ingirakamaro mu buzima bw'abantu. Inshuti bavandimwe, ikintu bita umuravumba ni ikimera gikunda kumera hafi y'ingo, hafi ya ndetse y'utuyira dutandukanye, ariko mu by'ukuri gikunze kugaragara ahantu hari ingo. Ikimera rero mureba mwese cyangwa se amababi yayo akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Muri izo ndwara ni nyinshi ariko nagerageje kubaramo eshatu zishobora kuba zivurwa n'iki kimera twita umuravumba. Ikimera bita umuravumba ni ikimera gikura kikazamura uruti, hanyuma kikagira ikintu bita amababi aza ku cyo twita amashami, ariko amashami atagaragara cyane, matoya. Iki kimera rero aya mababi yayo niyo usanga akoreshwa mu buvuzi butandukanye, aho wasangaga twirukanka tujya kwa muganga, hari aho twakwifashisha kino kimera. Urugero, iki kimera ni ikimera gifite amababi asa naho ameze nkaho arura cyangwa se akarata, cyangwa se asa naho nyine arakarata muri make. Ni ikimera kigira amababi asa naho ajya kuba manini ho gakeya, hanyuma usanga ari ikimera cyifashishwa aho cyane cyane usanga bashobora gukoresha amazi yacyo cyangwa se bagakoresha amababi yacyo. Aya mababi ntabwo bayakoresha asa naho akimeze kuriya uko mwabonye ku ifoto iranga ikiganiro, ahubwo aya mababi barayafata bakayashyira ku kantu kameze nk'urusyo. Abenshi urusyo muraruzi, ni ibuye basa naho basyagaho kera, bagasa naho bahondahonda ano mababi, cyangwa se bagasa naho bakoresha ibiganza, ariko mu by'ukuri bya biganza bakarabya n'isabune n'amazi meza bakabikesha, bakabona ko ibiganza binoze neza cyane. Hanyuma bagafata buri kibabi cyangwa se ibibabi bibiri bakaragira mu kiganza, bakabikaraga paka bibyara amazi. Rero usanga mu by'ukuri iki kimera gishobora kuvurwa bakoresheje ibi bikatsi cyangwa se icyo twita udukatsi. Ni cya kibabi bakaraze mu kiganza kikamera nk'ikigabanuka tukiyegeranya. Abazi ibikatsi murabizi uko biba bimeze. Hanyuma utu dukatsi umuntu akagenda atumira, cyangwa se ugasanga bafashe amazi barakamuye bashyize nko mu gikombe, bajya bakamura bino bibabi, amazi ashokera mu gikombe, hanyuma bakaba banywa amazi, hanyuma ibikatsi bakajugunya. Ariko mu by'ukuri bavuga ko kugira ngo bivure neza nuko usa naho ubiryana byose, yaba ari ibikatsi ndetse n'amazi yabyo. Iyi ni imiti ya kinyarwanda nyine usanga abantu bakoreshaga mbere kurusha uko bayikoresha ubu ngubu, ariko mu by'ukuri n'ubu ngubu nuko abenshi batabizi bayikoresha. Usanga benshi bamwe baracyayikoresha ndetse n'abandi nabo bayikoresha, kuko bamwe ntibabizi, bamwe ni batoya ntibazi niba ari n'umuti. Iki kimera rero mu by'ukuri indwara kivura ni indwara zigeze muri eshatu. Indwara ya mbere kivura nicyo bita umutwe. Umuntu urwaye umutwe ashobora kwifashisha kino kimera, akaba yanywa amazi yacyo cyangwa se akaba yarya ibikatsi byabyo. Icyo wumvise urwaye umutwe atangiye kuzungera, mu by'ukuri nicyo wakwita nk'ubuvuzi bw'ibanze. Nawe ushobora kuyifata hanyuma ukaryaho kuri utu dukatsi cyangwa se amazi yabyo, ukumva wenda utoroye ukabona kujya kwa muganga.
Indi ndwara ya kabiri ni indwara bita ibicurane. Ibicurane buriya nabyo ibicurane uko buriya abantu batabizi, ikintu bita ibicurane nabyo ushaka wanywa amazi y'iki kimera cyangwa se bino bibabi by'umuravumba. Aya mazi yorohereza umuntu urwaye ibicurane, aho ubinywa ugasanga ufashe umunsi umwe cyangwa ibiri, hanyuma ibicurane bikagenda byoroha ndetse bigakira burundu. Indwara ya gatatu nicyo bita giripe. Giripe haba harimo gukorora, inkorora hakazamo ndetse n'umutwe, ni ibintu bibiri bifatanyije. Cyane cyane uyu muti ushobora kuvura. Abenshi ubundi abahanga twabajije bazi iby'iyi miti bavuga ko kugira ngo bivure neza iyo urwaye inkorora ndetse n'umutwe bifatanyije cyangwa bikomatanyije, kenshi ushobora kwifashisha inzoga ya kinyarwanda bita urwagwa, hanyuma ugasa naho utonyangirizamo ibitonyanga by'iki kimera. Uyu muti ngo uravura neza cyane, wo usanga nyine ukora wakwita ukora mu cyimbo cy'ibinini bita tiramusine. Ariko mu by'ukuri uyu muti ni umuti uvura cyane inkorora rwose, akaravuma kavura inkorora, giripe, guhirita, gufatana mu muhogo. Mu by'ukuri abenshi ahakiri iki kimera mujye mugifata neza kuko ushobora kucyifashisha mwivura indwara zitandukanye ziterwa z'ubuhumekero, ziterwa n'amamikorobe atandukanye nyine nk'inkorora, ibicurane n'ibindi. Benshi ushobora kwifashisha kino